ni rokete ngenzanya hanga kuri Jaras official ntago uzi ikiganiro cya Muyoboke na Makaca kuri Chita Magic ibintu nirirwa mvuga ngo kuza ngo usebye coach Gayeri ngo kugira ngo uzajye muri timu ngo ukandirwe nagiye mbwiza abanyamakuru bagenzi banje ukuri bayobowe na Discrema ntabyo uzi ntago yirirwa yandagaza kuyihe nkuru Makaca yari yarapanzwe akazi ahembwa ibihumbi 50 na The Ben cye kubibumvisha ngo ninde udahembwa ko nawe nzakugeraho hari icyo se nzakugera nako ndanakugeraho uyu munsi Makaca biza kurangira abikoreye ubushake kwandagaza koci nkuko nabandi babikora nkuko ba Jihad babikoraga nkuko ba Disi babikoraga ubu Jihad yarakandi wari muri timu Bruce Melody na koci ngiye kubizamo neza ndaje mbagereho n'imishara ari w'abantu baheraga bavuga ngo uruganda koci yararwangije uvuze ahita mucecekesha ubu bahatahembwa senkani oya yahembwaga muri ya timu ya Gikene erega ibyo nimbivuga afite urukundo kure y'amazi ariko subarabaha azagera ku bantu babemfiriwe ndabivuga ndaje ngere kuri Disi na Jihad rero bafashe showbiz bayizanye bita Eminyawe ari muri timu urabyemera cyane ubyemera timu ya Benis cyangwa ya Brice ntago bamanutse Burundi uyari mu bantu ndi busorezo bari kwipanga kwa coach ngo azakandirwe Eminyawe yaje afite amakuru yo mu nda y'isi kugeza ubwo yari amaze iminsi bahati abaka amafaranga ngo akore projet ya filime kugeza ubwo bahati akamafaranga The Ben na timu ye bayamwimye aragenda yaka coach Gayera arayamuha nibyo ngiye kubumvisha sozanye na breaking news yanjye wumve coach bya bindi bye fatarakennye wamfashije akamukandira nta uvuga ninjya yashatse yuko The Ben amukandira ndetse amwibutsa ko ava mu Burundi yavuzweho ibintu by'amayoga yijanditsemo umugore we yari yaramuhaye warning ayiha Makaca bagirana ikibazo ndetse aza gusaba The Ben ngo mbabarira uhamagara umugore wanjye twiyunge twunge babwire ko ndengana sinzi nimba uri kubyumva Makaca asaba Beni yego ati hamagara umugore wanjye wo mu diaspora urugo rurahiye dore agiye dore ibintu byakomeye kandi naye naragiye kugusapotinga umva turakagera Uganda ngo nago bashakaga yuko ugera ahantu The Ben yakoreye igitaramo nago bashakaga kukubona nyine banza wumve impamvu batashaka kumbona na yarayigera ndagira ngo nibutse uwo muntu yuko igihe cyose nabayeho supportinga Ben nkaza kuri mikoro ngavuga The Ben nagira gute urumva ibintu by'amatimu byangiritse ntabwo Ben igeze amagara mbwira ati je numvugire je no narakazi igeze nabwo nyangashe 50 bavuga yuko yari umushahara bro iby'ibihumbi 50 we Minyawe yari mukuri natohoje yatumwe iby'ibihumbi 50 wahembwaga wumvise sarere ndasozanya n'abantu n'imishara bahembwa n'amatimu barimo zikamwa yo zitahanye. Alright, Jaras Official TV twongeye kubana namwe amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza mwese uko mudukurikira muri imbaga y'ibihumbi 125 birenga. Mvuze birenga kuko hari nabandi bajyaho ntibakore subscribe ariko nta kibazo ubwo igihe nikigera bazakandaho ariko nibyo byifuzo tuba twifuza ko umuryango waguka tukamenya abo tuba turi kumwe 5 kuri 5 twongeye kubana kuri kamera zacu n'umukada arongeye aritereka Boneri Sony wamfura we Boneri Sony n'indi brand nyine ibiri heavy mo ukuntu rekura wamfura we munsi se turarekura munsi rukurekura takora hi bimeze biteze ni fresh ndashimira ibintu sesi byinshi weekend yari nini baba experience Tonzi bamwe muri arena harya
ngo hari abantu muba mudashaka kuvugaho ngo bitewe n'impamvu. Oya nta mpamvu, niba uri kubibuka bavuga. Ntabo mvuze nzavuga showbiz. So Mukada rero ngira ngo wenda twanzika ubushize ubwo duherukana, yego wari wasize uteguje abanyarwanda ibintu byinshi. Uzanye rokete ngenzanya aha ngaha kuri Jalas Official TV. Abantu bati Umukada yishyizemo The Ben, taba muri team B, team ya Bruce. Shyeho umucyo. Timu ye noneho yageze aho ishaka kundega. Navuze ubwo byose ngiye kubivuga ni wowe binjanditsemo. Ndetse ubwanjye naha kwa Jaras narabivuze, naho nkorera narabivuze. Ntabwo kuzanga ngo usebye umuntu ari byo byatuma abantu bagushima cyangwa bagukandira. N'ubwa mbere mvuze iryo jambo. Oya. Ngiye kubibereka rero. Nizanye. Yego. Anzika. Ntago ndanzika. Uwitwa The Ben ni umuhanzi mukuru. Icyo mbanze nkitambukeho. Twaramukunze. Bruce Melody tutaramenya kwabaho. Ndetse ngeraho nkavuga n'ibyo yenda mwebwe mutatinyuka no kuvuga ariko muzi, kugeza ubwo mvuga ngo Medi nta matora nakoresheje, ariko mu buhanga, mu buhanzi, muri viewership ni grand frère wa The Ben. Koko narabeshye. Ni grand frère wa benshi ahubwo. Oya ni ni yandi oya babiri ubwo mpereyeho. Yego. Aba rero bakuze mbere ntidukonfonde generasiyo ngo ufate kera abantu bakera yenda reka mfate nk'akagero yenda koroshye. Urabona nk'ibintu biri sexual ukuntu bigezweho cyane, abantu urabona bigezweho bishegu ku mbuga nkoranyambaga, ariko nimba abantu bakera barajyaga gukora sex bigasaba ko bazimya amatara, ubu bigasaba ko ucomeka kamera, utera telefone, sibyo mwirirwa muhanganye nabyo ku mbuga birata ati niki tinawenda mugaritse. Mutandukanye generasiyo. The Ben ari muri generasiyo ya mbere yagiraga ukuntu yibombarika, yagendanaga n'umuco, yagiraga kirazira. Uba generasiyo y'ubu ikeneye kunywera itabi muri clipe, kera n'ibyabagaho niyo wabagurinywa, ntubizi. Yego. Izo nizo ntambwe naje ndasobanura y'amakosa yakoreshejwe na management. Nta nubwo management ari nta na management agira. Ibyo rero mbivuze mwabyakira nabi. N'abantu bipanze akazi baravuga ati hariya biranze, hariya tugiranye ibibazo, reka tuzatugusapotinge, nta wanga amaboko cyane ko muba muziranye. Ndabisobanura. Ndetse kimwe mu bintu byababaje ngo bashatse kujya kundegera ngo nukuntu nagezeho ndavuga ngo aba manager bakandirwa kanyenyeri se ngo bagiye kundega. Ngiye kubyerekana kwa Jaras. Yego. Aho bana yanjye anzika wamfura. Sindanzika ndi gusasira. Ibirirwa baregana se ngiye kwinjira no mu birego byabo biri ubu abantu babavuyemo. Icyo mvuga ubwanjye nafashe amafaranga ndayinvestisa kuri Bruce Melody. Nshaka banga Bruce Melody na Kochi bantesha agaciro. Ibyo nago byatuma nza ngo nsebye Bruce Melody. Naza akavuga ikinyoma ndakivuga, naza agakora ibintu byiza agatopinga Billboard chart top 80, ubu koko nze musebye ngo namuye kongizi kabisa. Nibyo byananiye abantu ngiye kugaruka haha. Nakora amabiye asanzwemo we na Kochi muri ya mayeri yabo nze mbivuge. None ko mubizi ko The Ben atakora inkuru, ko muzi ko niyo tumuvuzeho baturega, ko nibyo ngiye kuzamo, ubwo muba mundenganye icyo kibanze kibe kiriye. Kindi kintu gikomeye navuze cyo kuregana, ariko ukiveho baye kiriya ko ntago ari The Ben urega abantu.
ari byo ngiye kwinjiramo nkabereka uburyo The Ben bamushutse ibintu navugiye aho ubushize nkakwereka uburyo bamushyize mu ntambwe nkakwereka uburyo ari muri Amerika yari respectful nkakwereka uburyo ubu bukwe yabujyana muri Amerika atari kwishyuza amatike ngo kureba ubukwe nkakubwira uburyo iyo aba atari muri Amerika atari kuba ari gusubiza ibi bya Bruce Melody umushyira mu ntambwe ngo azahangane nawe amwandagaze muri Rwanda bigezeho mwandagaza The Ben ngiye kubyinjiramo Jara anzika yego ibyo rero ni munyumve nabi The Ben ndamuzi namumenye imbere ya Melody The Ben nta kibi yankoreye na kimwe mugihe ba Melody bashatse kunsira ibanga muri wa mujyo turi ufite amashagagaje kandi nari imaze imyaka 10 ndahera he ndaza ntanga ingero kugira ngo nitarutse ntagashya nje kuvumbura yego ahubwo nje kuza nsurinya kubyo nagiye mvuga nsozanye na breaking news yanjye kuri The Ben iremereye navuze nakoze nandi makuru mashya nabonye Jara unyemerera ahantu mpazamuke neza ndashaka kubanza ntanga urugero kuri Bahati Makaca ndamubona Bahati Makaca ntiyari mu Burundi ntago ari we warezwe wacyuye Exidira Exidira ntibamureze ngo yibye telefone ntubizi uwo mwandiko wose ntago uzi ikiganiro cya Muyoboke na Makaca kuri Chita Magic yego urakibuka neza ko cyari kimeze uburyo bari kwikoma bari muri team barikura kabisa Makaca avuga ati ndicuza kuba naratwaye umujura ego wamfura haricuza asaba imbabazi ndetse niho hari habanje Twitter space uwitwa Muyoboke yanze kuvuga akamanuka kwa Godfather avuye mu Burundi aravuga ngo ubu ngwe nafize nafunje kuvuga urayibuka iyo statement yarabaye iki noneho ibyo turabigeramo uyu Bahati Makaca yagiye muri team ku buryo buri official mubizi ya Ben nabonye kuri Melody cyatanzitse kabisa kugeza ubwo abantu bagezeho bakanavuga ngo Muyoboke niwe wajyanye ikirego muri RIB kuri Exidira ntagariwe ese burya ntagariwe ahubwo biza kumvikana ko hari inshuti yenda simuvuge wa Makaca babwiye ngo ngwino uhamye harahamya ariko kope ubucuti bwari hagati ya Muyoboke na Bahati mu bwibuke ni umuhanzi mukuru yabanye na The Ben kuva kera ibintu nirirwa mvuga ngo kuza ngo usebye Coach Gaël ngo kugira ngo uzajye muri team ngo ukandirwe nagiye mbwiza abanyamakuru bagenzi banje ukuri bayobowe na Discrema ntabyo uzi ntago yirirwa yandagaza kuyihe nkuru atazi bya The Ben ngo mana we ngo igisubizo cyiza ngo ni hambo ngo dore ngo noneho ngo amusabye imbabazi ngo gucecekesha Melody ngo neza sha kumbi yimennye indi kirara kiramubonye kuko umuntu w'umugabo w'umurokore hajye mu rusimba atesha agaciro ibaze shanga ubwenge yashimaga ubu nge nimbivuga nk'umukada mu nyange muranyangira iki mw'abanyarwanda ko atari The Ben ko nawe atari we ko The Ben ukuri mu muzi muri Amerika uze kumakanya rwose n'ubundi sinzagaruka n'ikishaka kibe n'isaha ariko iyi team mwumva ahantu mpera rero nyuma yuko umuntu yari mu buzima bubi nyuma yuko wagiye uharabika indi team ibintu ntakora kuko nge ndaza nkavuga facts baragukandiye kuko niwe mujyo wa Coach Gaël na Bruce Melody kubera ari byo bamenyereje abantu bituma umuntu wese uvuza inkuru babimubonaho wumva ngo bamukandiye Bruce nawe akora ibyiza none ejo bundi n'ubuyobozi bukuru buraherekeza Coach gutaha chic complex murajyayo kabaye mwumve rero uwo Bahati Makaca muvuga ngo w'umusiniya ngo w'umusesenguzi nkora inkuru buryo 3D ejo bundi bajade bagenda asabyeyo n'akazi bakakamwima ngo busesenguzi wagiye muri mbaya series mwumva homera mwamfura z'i Rwanda mwumve oya uvuga nabi Jema nicaye hano nicaye imbere ya BMTV nsaba imbabazi makosa yose navuze mvuga ngo Coach Gaël ngo cyangwa aho ndi kumuvuga ukuntu mwabagabo mwe uriya mugabo n'umukire nta mukire ubyina nabi
naricaye mu minsi yashize ntekereza kuri uwo mugani uvuga ngo nta mukire ubyina nabi. Undi muntu aravuga ngo nta munyabwenge ubaho n'umwe imbere y'umukire. wamwumvise makaca ndamwumva mumbabariraho nagiye mvuga nabi nde coach bisobanuye ko yagiye abikorera ubushake. Ndagira ngo uyu munsi tuze gusobanura ikintu cya timu nerure mvuge ngo dore iyi timu n'abarimo kuko natohoje. Tugendere ku ngero zifatika uze gusoza ikiganiro nawe utanga ubusesenguzi bwawe. umbaze kabisa. Makaca yari yarapanzwe akazi ahembwa ibihumbi 50 na The Ben. Ngiye kubibumvisha ngo ninde udahembwa ko nawe nzakugeraho. Hari icyo se nzakugera nako ndanakugeraho uyu munsi. Makaca biza kurangira abikoreye ubushake kwandagaza koci nk'uko n'abandi babikora, nk'uko ba Jihad babikoraga, nk'uko ba Disi babikoraga. Ubu Jihad yarakandi wari muri timu Bruce Melody na koci. Ngiye kubizamo neza. Yabanze unyumvisha ibyo bya Makaca bya 50 ko mbifite. Reka mbikumvishe mu kanwa. Ariko gato mbere yo kubikumvisha nagira ngo aho mbabwire naka breaking mutanamenye nge nanababwiza ukuri. Uwitwa Exidira uyu ni umunyamadira akomeye. Mbanze mbibutse na dira heruka gukora. Uribuka ko yakubiswe urushyi na Muyoboke Burundi, uribuka ko babyigambye. Kimwe mu bintu azira uyu yari n'inshuti ya Makaca cyane. Kimwe mu bintu azira nuko yari yaratangiye umubano na Coach Gaël na Bruce Melody. Igitaramo Element yagiye mu Bugande agahurira na super manager. Urakibuka? Uzi ko kiriya gitaramo iriya kope yadirinzwe na Exidira kugira ngo nge mbanza mbaziture aba coaching ayahe makuru mwahisha nkubwire se n'ubugome bamukoreye nabyo mbigereho. Exidira no kuvuga ngo ni umuntu wabo burya. Exidira ni umunyamadiru bagiye mu Burundi Muyoboka bizi ko yajoyininze ibi bintu bya ba coach nawe yakandiwe baramwikoma agera aho ararakara mu kubita urushyi. Wabuza umuntu wagira gute bouncing irahari ni umujinya n'inzika yari afite. Uyu niwe wadirinze igitaramo cya Ere mu Bugande ndetse abasaba ko babaha ibihumbi 3. Coach arabyanga biza kurangira bibaye nyuma. Exidira yaragiye no muri gereza bahereza Element ibihumbi 5 afite kashe. Afite kashe bro, wumva amadiru, wumva urwego rwa coach. Ndetse iyo dira herekezwa na Bruce Melody. Urabyibuka byari bifite ikintu bisobanuye. Turamuherekeza ibintu bikomere, ayo mafoto show tuzabe tuyirimo, habarimo kope nyinshi ubwo ibyo tunabyihore. Ubwo urumva hano bihuriye. Urumva ko Exidira yari umuntu wabahati banatahanye n'ibiki, ariko Bahati ararobingwa n'ibiki muri timu ya The Ben kubera salere y'ibihumbi 50. Reka mperaho bikumvisha. Yego. Ejo bundi habaye igitaramo mu Bugande. Ndakibuka cya kihe kimwe cya The Ben kuri Sevaran. Ashaka kwiyangaja ngo ajyeyo. Makaca yego. Muyoboke aramubwira ati wibeshye ujyeyo. Muyoboke ni nawe wagize gute uzu buryo abagande bamwiyumvamo burya ari ahantu mu rugo undaratinya. Reka duheraho. Byo byose tugende tubimanukamo neza. Uri kumva kabisa. Mbumvisha ukuntu ikipe yitesheje agaciro y'ubwayo kandi ari management ibigizemo uruhare. Yego. Yakoze visha wamfura abantu hanzanga ndabakizwa n'iki timu. Cyambere ni fact. Cyambere ni fact. Aburetse nkwereke rero ibintu ukuntu uyu bafashe showbiz bayizanye migi. Eminyawe ari muri timu. Urabyemera cyane ubyemera? Timu ya Benis cyangwa ya Bruce? Ntago bamanutse i Burundi. Uyari mu bantu ndi busorezo bari kwipanga kwa coach ngo azakandirwe. Ntubivange. Aba bari muri timu we n'umushu bayoboye timu ya The Ben.
ubu ngubu Mushu bamaze kumukandira Minyayo ngo nawe ari kwigira kuri ibyo birenge. Ujya mwumva ukuntu abafana bandenganya hejuru y'amakuru mba nataye. Duhera aha ngaho ubanze wumve rero. Yumvisha. Umva. Nigira muzanye Musenga. wowe Bapanga ikiganiro uwitwe Minyawe kugira ngo aze yandagaze Makaca amubaze ndetse yereka abanyarwanda ko ibintu byose agiye kuzavuga kuri The Ben ari ubihuha ari uko yakandiwe amwandagaze. Wumva icyo bita kuba muri timu wamenya naho utabara timu. Minyawe yaje afite amakuru yo mu nda y'isi kugeza ubwo yari amaze iminsi Bahati abaka amafaranga ngo akore projet ya filime. Kugeza ubwo Bahati akamafaranga The Ben na timu ye bayamwimye aragenda yaka Coach Gael arayamuha. Nibyo ngiye kubumvisha sozanye na breaking news yanjye wumve Coach bya bindi bye. Fata arakennye wamfashije akamukandira. Nta uvuga ninjya. Umva hanga rero ibyo nakubwiraga. ngagende kuri bavuga yuko ngo ibyo bintu yarabizi. Urumva rya zina nahereyeho ry'umuntu bita Musinga wa Rezexidira. Nyina kope kuzana Musenga. Musinga ngagende kuri bavuga yuko ngo ibyo bintu yarabizi. Nigira muzanye Musenga. wowe Aratunguwe. Uri kumva Makaca? Uri kumva katunguwe aya makuru wari uyazi ko ajemo Musinga abishukwa abishukwa na Bahati ariko kopi iri inyuma nande nibyo byavuzwe ko atari nge mvumbuye ibi bintu. Ubu nk'umuntu wajya kwirirwa andega ubu yaba ndenganyije kuki badahera kuri abasi. Uri kumva kugeza ubwo yashatse yuko The Ben amukandira ndetse amwibutsa ko ava mu Burundi yavuzweho ibintu by'amayoga yijanditsemo umugore we yari yaramuhaye warning ayiha Makaca bagirana ikibazo ndetse aza gusaba The Ben ngo mbabarira uhamagara umugore wanjye twiyunge twunge babwire ko ndengana. Sinzi nimba uri kubyumva. Makaca asaba Ben yego ati hamagara umugore wanjye wo mu diaspora urugo rurahiye. Dore agiye dore ibintu byakomeye kandi nawe naragiye kugusapotinga. Umva turakagera muri Uganda. Muri Uganda ngo nago bashakaga yuko ugera ahantu The Ben yakoreye igitaramo nago bashakaga kukubona. Nyire banza wumve impamvu batashaka kumbona nayo nagera na yarayigera. Ndagira ngo nibutse uwo muntu yuko igihe cyose nabayeho nsapotinga Ben nkaza kuri mikoro ngavuga The Ben nagira gute. Urumva ibintu by'amatimu byangiritse. Ntabwo Ben igeze amagara mbwira ati je numvugira je no narakazi igeze ntabwo yanyangaje 50 bavuga yuko yari umushahara bro. Iby'ibihumbi 50 we Minyawe yari mukuri natohoje yatumwe iby'ibihumbi 50 wahembwaga nukuri. Ese Maka ngo bari kuguteza kugutesha agaciro ibihumbi 50 wundi wabaga wakoze iki? Urajya kuri 3D bagukandira kaveni bazanakugereke senkano uvuga ndetse abantu bazagukunda uhakura umugore wo mu diaspora. Ibyo byari bitwaye iki ngo rekuntesha agaciro Minyawe bamuhaye amakuru. Wumvise Sarere ndasozanya n'abantu n'imishara bahembwa n'amatimu barimo zikamwa yo zitahanye. Ariko jarasumva ngo nawe nzakugeraho nzababwira yutamira uyavuge. Ntago nyavuga uyu munsi nuri muri liste y'abantu natohoje. Nge mvuga bo natohoje ntago ari ugutwarira ibintu mu kigare. Ubwo Bahati ndabyumva none aho bigeze. Yego Bahati abasabye imbabazi Coach Gael nyuma yuko wese yazize iki kugira ngo akurwe muri timu. Indes Bahati Makaca yakomeje yaka amafaranga ba The Ben. Aha narabivuze ati nyamara yenda tunabikiriyaringa ntibanyumve nabi. Ubushe sinakubwiye atari The Ben n'aba manager be n'indukandiro ndati The Ben arabarusha. Ariko ni ibintu bigaragara. Ubuse byabababaza. None ayo mafaranga make The Ben afite mu bantu bagenda inyuma ya Ben ninde wagakana. None nayo mafaranga The Ben afite menshi arayakandira mama yake ko yarongoye kubiza iby'imiryango uko bimera, akandira aba manager, akandire n'aya matimu n'abahati. Muyoboke rero nicyo kibazananirwa kumva. Uwo tumwihorere Coach abarusha amafaranga urabizi byabereye he tunabyihorere. Ni nayo mpamvu Coach we yayakandiye
uwitwa Bahati nyuma y'induru yose, nyuma yo kwipanga kwa The Ben, nyuma y'uko babonye ko afite umumaro bamuhereza amafaranga arangije. Umva ahangaha rero, umva ni iki kigaragaza ko nyine turi inshuti? ni igihe ugize ikibazo ukanyitabaza cyangwa nkagira ikibazo nkakwitabaza kandi nkahaba 100%. None se igihe uzagira ikibazo ukanyitabaza nkagikemura, ngiye ntakigira nkakwitabaza ntugikemura, uzabona inshuti yanjye wapi? Urakoze unyinjiza umva wasabye amafaranga The Ben ibihumbi 50 ngo agufashe, wari uhuye n'ikibazo usaba amafaranga ibihumbi 50, abandi bari muri timu bamaze kuyakwima, niyo mpamvu ngo wiyomoye kuri The Ben ujya kuyasaba muri 155 AM barayaguha, utangira gusabye The Ben. mwabyumvise ahantu natangiye nkinijwe mvuga ngo banyarwandakazi ndabasaba imbabazi, ahantu nasebeje coach mbishaka kubera timu warimo uhembwa ibihumbi 50, uruganda rwamaze kwangirika. Ubwo mereye kugira ngo n'abandi nza kuvuga mwumve aha ni ibintu bigana 50 Emi nyawe yari afite amakuru bayampaye, bamubwiye ati genda uhera aha mushikisha ibihumbi 20 aze kuri Dynamic Show, none umwandagaza umubwire doni atahati. Umvise rero ati ndagufite, ujya kuyasaba coach arayaguha. Nyuma yuko yamuhaye yaraje akora ikiganiro asaba imbabazi arataka, ntawe uburana n'umukire, ntawe ugira gutse. Ntimwabyumvise banyarwanda cyane ngo nta umugani wa Makaca. Cya bintu ziko biba bitoroshye. Ndaje mbagereho n'imishara ari w'abantu baheraga bavuga ngo uruganda coach yararwangije, uvuze ahita mucecekesha. Ubu bahatahembwa senkani oya yahembwaga muri ya timu ya Gikene. Erega ibyo nimbivuga afite urukundo kure y'amazi, ariko subarabaha azagera ku bantu babemfiriwe. Ndabivuga ndaje ngere kuri DC na Jihad rero. Sinzi nimba ibyo nabivamo, nimba ibyo byose bibaye clear, uburyo yari afite projet ya filime bakamusapotinga byagezaho. Noneho Emi nyawe namubwira ati amafaranga bakongereyeho nyuma yuko imodoka mama yake yagwaye uyigurishije ishaje ukongera ukagura inshya. Ndabeshya mugende mu byumve. Hari ahantu nashaka kugera kuko ibi bintu byambayeho kuri Oasis TV1, niyo mpamvu ngomba kubivuga. Sibyo wamfura we yanzika bashatse kundega nzira ubusa natohoje, ntaje ngo mvuze induru. wowe umukada timu Beni timu Brice yego zombi zarakureze. oya timu The Ben. Mwumva ibintu duhura nabyo, umuntu yabivuga. Bafashe inshuti yabo yirirwaga yirukankana nabo, urabizi ibyo twabivuze, nayo bashaka kuyita hehe mvuto uretse mbikumvisha. Wumva ukuntu ubugome, mwumva ukuntu ikibuga cyangiritse. Umva ahangaha, umva ejo yarambwiye ngo bashatse gufunga ngo ngiye ngo mwiruka, kandi bro mbizi neza ko ari bo. Ese ni aribo bashaka kumfungisha. Babiri ninde ufite aba manager babiri? Ubu ngewe noneho baranyica noneho. Mbabarire wumva aya matima ahantu bigeze, ahantu badufutuzi kari showbiz. Noneho hari n'abavuza induru kubera bakandiwe. Nguyu urugero rwa mbere Bahati Makaca wirirwa usebya abantu ngo kugira ngo bamukandira akanyenyeri, n'abandi. Ariko nyumvira ngo yarazaga gasebya coach na Bruce batanamureze. Noneho ya timu yarimo yirukanka inyuma bamushuka ngo genda ubwire runaka tuvuze hejuru arege exidira w'inshuti yawe wacyuye mu modoka. Umva ubwo bugambanyi hundi Makaca wubabona agira ubwe komana ya umva abambari aribo bashaka kumfungisha. Abambari bandi abazi ko abantu badafite amakuru. Umva ejo yarambwiye ngo bashatse gufunga ngo ngiye ngo mwiruka, kandi bro mbizi neza ko ari bo. Ese ni aribo bashaka kumfungisha. ese ko abantu bagiye Burundi yari wowe we ni wari uri. Umva agiye kubavuga kangwisi kuri ngiye kunagiye Burundi ko yari no puja. Nuza simukorana na DJ Brian. Simukorana uzabaze Brian nge nawe twahuriye ku mupaka. Mu bantu nari kumwe nabo
aya matimu ubundi ndi kukumvisha iki mfite imiriro yanjye umuntu uri kundya ko ngira ngo mpera aha babone ko ntavumbuye bumva wabivuze ibaza aya majwi ntari kuyakina icyo bankorera Sabe yabateye ubwoba hari abandi batinyitse bateye ubwoba mwumve rero ikintu bashatse kunziza mwumvise uyu nguyu ko nawe bashatse kumuta mvuto ngo ari babiri ngo bashatse ngo kunta mvuto mwumve rero ijambo nanjye nazize nacukumbuye jara negeranya amakuru bamibiza ibiti ndeba Donido ndetse biba ngombwa ko nza nkabivuga kuko umuntu yakuruta abakuruta tujye twubaha abantu sibyo jara yego ahari naho ngiye gusoreza ngiye nkinjira mu miriro yanjye umva Emi ko Emi ari inshuti yanjye Emi nadashaka kuba inshuti yanjye tuzakorana business Emi ushaka uri umwanzi wanjye ariko wamagara ku kazi k'amafaranga nkaza that's me so kuza kunkangisha izina The Ben rero ukambwira amagambo mabi witekerezeho no mu bantu wakanga kuri mikoro sindi mu bantu watera ubwoba mu bantu wafashije sindimo mu bamanaginze sindimo ubwo byumvikanye ko uwo muntu ari umumanaja ubwo nge natoza nkamuperesiza ngo ndaba ngo nkoze iki icyaha uri kumva ndagira ngo aha hantu mpasoreze noneho ya nkuru nakubwiye natohoje ndetse nkayizira bagashaka no kujya kuyindegera yego natohoje amakuru aho niho nshaka kumva bananziza ubusa umva hano koko nshibona kuko amafaranga nanabyemera ko nagusabye kuko nta cyaha gihanira umuntu watsunde amafaranga mwatse amafaranga ukayama itsoke mwatse amafaranga ukayanyima itsoke kuko mba nagusabye twebwe ntabwo dusabwa se ubusa ngaragaze SMS z'abantu nabo yirirwa asaba amafaranga ubusa mwibutsa ahantu kandi twica ariko kubwira umuntu ngo amafaranga ndayagwa mu kanya akayamuha hasa yamusubize mwibutsa ahantu yari akayamuha ntayamusubize umva z'abantu nabo yirirwa asaba amafaranga ubusa mwibutsa ahantu kandi twica ariko kubwira umuntu ngo amafaranga ndayagwa mu kanya akayamuha hasa yamusubize ntayamusubize uyu ubwo se umuntu wirirwaga yirukankana na Bahati Makaca ntimumuzi cyane ubwo se narenza hiki munyemerera ninjire ngiye mu miriro y'uyu munsi injira mu miriro wa mfura tubone naho ndayinjiramo gute banza ugire comment uvuga kuri ibi bintu n'amatimu ngiye kwinjira presiza noneho nkubwira amazina y'ibifi binini ibi bintu byaranye kugeza ubwo nkoze inkuru nkavuga nkamenya amakuru uburyo Coach Gaël na Bruce Melody bababajwe n'umunyamakuru witwa Raki nyemerera mvuge gutyo kuko ayo makuru yangezeho baravuga ati umuntu dukorane kope aba yiyubashye akorera ahantu hiyubashye narangiza agenda avuge ngo ngewe ngo ndidekaraye ngo hejuru y'akanyenyeri ngo ndi muri iyi timu yarabivuze cyane nabyo yavuze timu yarayidekaraye ubwo se nawe arandegera he noneho bajyara bababaje ati nkaho yashyizemo amayeri ubu se abantu bose kuzajya babona ko ubwino tumuhaye nyine ari twe tubumuhaye atacukumbuye bagiye kubona aho hari icyo yavuga cyose natwakira baravuga ati nkoma birabababaza kuza nkabivuga rero natohoje amakuru nawe azatohozayo azatubwire kora comment kuri ibi bintu bya Bahati ninjire mu miriro nk'amasegonda ngayo yego yewe ndumiwe pe kugeza ubwo babuza Makaca ngo wibeshye utunguke mu Bugande turakwereka ko Ubugande bugendwa n'abahasobanukiwe mwabyiyumviye se ninjye mbivuze umuntu ari kwirirwa kandirwa akanyenyeri navuga ngo namenya amakuru y'uko akandirwa akanyenyeri akajya kundega ngo namuharabitse byaranyemerera rero ninjire mu miriro yanjye aho rero niho nshaka kumenya yego Bahati we ndumva ibye bisa nk'ibyumvikana si we wenyine nta nka yaciye amaberi ni mwese oya hehe mbabarire shyira muri ngenga ya gatatu uvuga uti ni bose reka mbanze mere kuri The Ben The Ben nabanje ntohoza amakuru nza gusanga The Ben si umukene icyo kibanze kibe kiriya abantu batazongera no kuvuga ngo The Ben si umukene The Ben namenye imitungo ye ndetse abantu bagenda banyereka ngo reba ifoto reba iki
icyo abantu babanze bacyumve neza. Ndetse iyo nsobanuye ngo umuntu yiciwe na management iri kumuroha, uribuka interview ya Muyoboke, urayibuka? Interview ya Muyoboke ntago ari we waje aravuga ngo The Ben ngo akwiye gushyuha ngo akazanga akagira gute. Nyuma yaho nyine yavuze ngo akanyafu ngo bato, The Ben akaza agatinya bato. Mujye mwumva ibyo bintu biba bifite ahantu bihuriye. The Ben rero mpere ku mitungo ye, namaze kumenya Jara. Ntago wumvise iby'inzu iri ku Irebero, abantu bakajya banabeshya ngo iriya nzu siye. Ibyo tubyihorere. Yego, uri iyo nzu uribuka akoresha inkuru ku Nyarwanda, uribuka ukuntu inkuru yasibwe gitaraganya. Amakuru mfite nuko umukire yavuze ati mutongera ngiye kubivuga. Ibintu byarakomeye. Ndetse aha ku Irebero ntimuzi impamvu umwe mu bantu Jack B Rugamba yakomeje kuhaba agira ibintu acunga amanaginga Zatara. Yego. Naje kumenya amakuru y'ahantu hukuri. Ubwo naho yabaye ariko muri corona. Yego. Kuko haraho yabaye mbere. Haraho yabaye mbere cyagiye muri covid yaba n'igitaramo. Sasa utanga umucyo nyine ninjire mu miriro yanyu. Hari igihe yakoze igitaramo kuri yacano yitwaga MK. Kiri live muri corona. Ari kumwe na Green. Na Green sha. Aho hantu rahibuka. Aratangiye kumusana. Ntago wibuka se na Rubina n'iki ko yigeze kwa musanga n'iki. Twihute. Umuntu bita The Ben afite inzu. Ahantu hatatu namenya amakuru. Ahambere afite inzu ahantu hitwa Rusororo. Akagira inzu Igahanga. Ndagira ngo mwumve ko Igahanga ndayizi. None se ubundi sundi kuvuga iki ko mwamutaje ngo mubivuge bitewe kandi Jara ndavuga ati mu murimo ngaho umva rero ivuge. Bagiye babeshya ibyo ku Irebero na ahantu hafi y'umujyi. Ndetse nza kumva n'umwe mu mutungo bitari bube ngombwa ko mvuga afite ukomeye mu gihugu cy'i Burundi. Makuru naraye nyajatiye yatohoza Rusororo Gahanga i Burundi ahafite ikintu bita imitungo. Nyemerera njye muri breaking y'umunsi rero. The Ben si umukene. The Ben yicirwa na management ze zimushuka ngo yijandike asebwe na Bruce Melody na coach bamusebye bamwandarike. Mbere ntago uyu ari we The Ben tuzi. Yafashe izindi nshingano. Ibyo bintu tubyumve. Indirimbo ya Blessinze ni Forever ntago yagoyinze viral. None se uwo Bruce Melody we uri kuvuga ngo si umunebwe usibye Blessing na Shaggy. We hari imizigo yamufiririzo ari kurekura umuntu arakura. Umuntu amenya igikenewe. Ariko we yarabisobanura avuga ati na album ndayisohora mu kwa gatanu. Tuzashima Imana ya gospel atadushuka se ngo barayisibye sha ngo nazirangije ukagira ngo ibyasibwe biragaruka. Ese nazibagirwa se? Ariya ntiboroshye. Tayi wacu naye n'umusaza. Album yarasibwe. Ndagira ngo rero breaking news ninjire muri breaking news niyo mitungo ya The Ben ubwabyo ni breaking news. Abantu benshi nimuza ngo mubivuge natohoje ndabizi ni management mabwira ibibizi. Buriya mu Burundi naho afite y'imitungo. The Ben ni umuntu wiyubatse agize igihe cyo kurongora akaguma kuri ya ritme amenyereye. Mwimushora mu makorabo ya buri munsi yaba bana. Mabarira ufatiye telefone y'umukada uyegereze mikoro ukina iryo jwi ndakubwira uhagarike ndekuri imiriro yanjye. Rero breaking news Igapi rekura ngo iki nyuma yo gukorana wayi ikanze igasa naho iflopinze mereza nsubize inyuma aho hantu humvikane neza. Muhaye cyakoze cyo aha hantu hagiye gucya kugira ngo mbumvishe ikintu The Ben nawe yamaze kutuhishira. Anumve neza. Breaking news kakano zagakatesha wongera ugatambutsa ati umukada nyamara arara yicaye. Breaking news iminsi mikeya gusa turi kubarira gutya countdown duhita tumenye breaking. Umuntu bita The Ben yamaze kwishyurirwa asaga ibihumbi 80 kugira ngo agenda korane korabo n'uwitwa Chibudenga Diamond Platinum back to back bongera gukorana.
fungira aho ngaho. Iyo nkuru imaze igihe kingana gute? ibyumweru 3. Aha, ndagira ngo mpere kuri boss rero wihishe inyuma ibi byose ngiye kuvuga. Bamwita Muyumbu Jimmy, uyu nawe urabizi ko yibera muri Arizona, ni umuganga yowuninze ibigo bitandukanye, nabyita nk'amasantere de santé yenda mu mujyo w'inaha mu Rwanda. Waramubonye ari pare wa The Ben, ndetse The Ben akora akantu keza mu rusengero. Pare we yaje kuba Tom Cruise, bifite ikintu bisobanuye, yamufasha akaboko, uzi ko ari n'isano n'iki. Ubwo rero riraryo ryari rya kiragiye. ibintu bizasobanuka gute ngo kati thank you magadi bagaruka ababyara bakubita ibisirimba. Yego, ubwo rero Muyumbu byari bifite ikintu bisobanuye kugira ngo amugire pare, yaramufashije. Abantu basebya The Ben bagiye banavuga ko ari we wamukoreye ubukwe, ariko kadikomeye nyuma yuko Dimpoz amuhaye ikibanza Zanzibar, nawe akamubwira ati reka nkikubakire, ndetse biza kurangira break inzu buryo akagapingane kari hagati ya coach Gael na The Ben. Buriya sina Bruce, buriya ni coach umutoza w'abakinnyi, buriya ni ubu biri inyuma. Aravuga ati bagiye kumwubakira inzu hariya ko Muyumba ari umukire, ko nanjye nyicaza nkiga. Arabikora koko. Bruce nawe nkeneye ka muri Amerika wigaragaza. Mubizi se ko yahaguze inzu? Yego. Uri muri team bari kuyumva nyine. Ibya The Ben se by'i Burundi kutabizi. Niho kure. Navuze iby'igahanga. Ntacyo ubwo nabyo wemeye kubiza. Ubwo dushimye Imana. Uri kumva umusa? Ariko uzi ko ndi umwana w'igikondo. Mwamwisanisha nta kintu twimiriwe. Tuvugisha ukuri nimukanyange. Ubwo rero Muyumbu Jimmy yaje aravuga ngo kimwe mu bintu byambabaje, uza ama operation yafata ku mavuta bamutumaga dese mu nk'ibyo batumye minyawe ngo yandagaze makaca. Baramutumaga ati dore amafaranga The Ben ndimo genda uyavuge, dore ibyo naramukijije mu akorabo ya Diamond. Ibyo biramurya, aravuga ngo nkiza gasuzuguro, nkiza Coach Gael avuga ngo indirimbo ngo ngenderaho ngo ni wayi, ngo niyo yanzamuye ku rubyiniro rwa Tracy. Muyumbu yabimukoreye. Nyuma yuko agiye muri Amerika muri Rwanda Day, basaruye amafaranga afatika, aca mu Bugande asarura amafaranga afatika. Ndabisobanura uburyo yasajya Tanzania. Kimwe mu bintu byatumye batabivuga nicyo kimbabaza management ya The Ben, kuki imiriro batayirekura. Bahora bafite ubwoba ati byamera nk'ibyatiwa Savage twabashutse. Showbiz kazakinwa ryari? Kugeza ubwo naje nseka abanyamakuru, ni gute breaking disclaimer matayizi kandi ari muri team? Ni gute we yego kuki batayibaha? Ni ugutinya amakuru bizabanze bibo official. Dore Diamond yaduhinduka amakuru namenye, iyi kora bigomba gushutingirwa mu Rwanda. Mu rw'imisozi ngahe igihumbi kuyi nkuru utayishimiye jara ya The Ben, ko ari ugukora indirimbo imwe mu mwaka hagashya ko ari we The Ben. Mu muvane muri kuruse, mu muvane mu ma interview. Niba The Ben ni wo mujyo we, niba The Ben afite umuzigo na Mondi, nta kintu narenzaho, aciye impaka. Chibudenga kabisa. None ubwo abafana ba The Ben ndara nkurikirana amakuru ye banyangiriki. Iyi management yabo idatanga imiriro kuri inkoma zabo, bazabaha iki? Akaye kanyenyeri bakarwanira ntibyumvikanye. Ese ubundi nzagaruka ngo ngaruke noneho nkora liste ko iminota yamaze kuba myinshi. Iminota yabaye myinshi. Iminota yabaye myinshi, ukeneye kwishimira iyi nkuru. The Ben si umukene. The Ben agiye no gukorana na Diamond kandi amafaranga asaye, kuko muzi spend amazemo iminsi. Muyumbu Jimmy tuzamuhereho tuze tubisobanure, ni umukire kandi Diamond nawe Diamond gato yasubiye inyuma. Tubyemere kubakurikirana showbiz ya Bongo. Akunda abanyarwanda, azi aho bageze, azi icyo bari kubaka, nawe akeneye iyo korabo. Yabonye ibikorwa remezo ubuyobozi bukuru bwacu buri kubaka, akeneye kuza koko nawe izo footage nziza, iyo muvoma abanyarwanda bongere bamwibonemo. Ubwo icyo nacyo rero twagitwarana, nawe arabikeneye nubwo igiciro cye cyazamutse. Kandi Diamond na The Ben babanye neza, no kuri Tracy byaragaragaye. Usibye iyo kofi The Ben atari yishoboje, nubwo atari umukene nagiye nkurikirana nsanga afite imitungo ifatika. Ariko nanone abarya amafaranga yinjiye ku bwa The Ben ni benshi. Nibihangane
Muyumbu Jim afate vora nawe nyuma y'ibintu bitandukanye yarakeneye ikindi kintu cyiza ari bukore kikaza kikabuminga kajyaza ukabona ko bamushagaye nkuko Karomba nawe abikora. Ngewe nta timu ndimo nta n'ikibi The Ben yankoreye na timu yashatse kundega bitewe n'amakuru natohoje banziza ko hari uko bagenda bakitereka nabo bikagenda neza. Ariko Jarasi ngewe ndacyafite kariyeri yo kubaka sinshaka kujya muri timu mumfashe ntimunteza amatimu mumpe bikeya bishoboka nanjye ngende kuri miriro nyemerera yego niba unyemereye kuko n'ubundi wajusha iteka ngo ntuzagaruka ariko wenda kubw'Imana bose nakureba neza bose wanjye mubwira ndogeshe nawe burekura mu gihe ngihari biragoye ko nawe uranganiriza nkanyurwa wapfura igihe ugihari uzamwizirikaho ni kugakano nyemerera kuko ni breaking news nini yego ubutaha tuzagaruke ariko warabibonye ko izi nkoma amashyi zayiburekinze ejo bundi aba badumba ba Emirene batangiye kugenda babivuga ngo bakiriye amakuru umukada amaze igihe kingana icyo abivuze byumweru 3 amakuru nayakuye muri Amerika hafi ya Muyumbu Jimmy uyu nawe ntaranyemera ataje mu Rwanda ngo yirurwe yirukankana na timu The Ben emikinege ntabyuzi muri hoteli zitandukanye bahamagara abanyamakuru Muyumba arabakandira nimuze se shaho mu musuhuzi nuko se bikorwa ubu coach yaraje aravuga ngo nicaye ahangaha cya yaraje arabanza ajya bongo ararekura agura 155 am abwira Medibit ati ceceka ikibazo cyawe aza mu Rwanda ubu ba Philipita babakire sa abakozi be DJ Brian bande bose mwese mwarayobotse noneho ningira amahirwe nkagaruka ibintu ndabivuga mu mazina yabo nerure umva mbabarira abantu bibavuga gutyo ucaho ubutaha uzaze werura unagaragaza nuko ngenerekana umuntu uvuze nibajya kundega bazahere kuri makaca babo ubutaha uzampereho ndabyemeye urabizi na fact genda uzishake none se ko ntaryama ubu ngiye mu kwabuki ubu navange mu kwabuki kudamarara dushimire Anita Pendo yazanye igihe konguzi kuri Anita Pendo kabisa kandi ngira ngo ni igihemba deservinga ubundi sinzi n'ukuntu mu Rwanda bataramuha wa Anita Anita ni umuntu wespiye abantu b'igitsina gore cyane cyane ku bintu by'imyidagaduro yego batagiye ko ariko tunaye konguzi baba yakoze geste nziza cyane kira kintu cyo gufasha abana ba Jay Polly gihe cyaranshimishije cyane kuko nabonye bagitera amabuye abantu bavuga ngo ntirizataha uribuka yitaba Imana Jay Polly agahita asohora indirimbo baba imwe y'inzoga urabyibuka y'inzoga umuntu akinduwe n'amakuru none uri kuza warangiza ngo ubwo ngo uri kumufasha yegombaga kwica ikiru yakiciye cyiza n'abandi nyine nabo bakapo bandi nabo nyine ubwo Anita Pendo ikintu naringiye kuvuga abanyamakuru bagenzi be bataje bamusebye ati ni Imana imugejeje yarango ntiyize ngo nabyo ngo abikesha Rusengo nani bagasebanya ntabwo wabyumvise ejo bundi bamusebya Gahini se yakoraga iki abanyamakuru basebanya kuki utaza ngo nawe kandi bivuze Gahini yakoraga iki nyakwiga bashaka umuntu wiza arujya muri Amerika ahubwo se kwiga ubu turi muri systeme americaine n'icyuzi ushoboye ntago ari icyo wiza impapuro zagiye ku ruhande so rero reka wamfura we nyemerera duhinira aha yego bitavuze ko twayavuga tukayamara tutarasoza uyu munsi nagize anniversaire umukada wanyu umukada w'abanyarwanda kandi koko yoyo isho birthday yanjye we urantamika se wamfura y'u Rwanda we ngomba kugutamika ni rya tungo ritararama ngo ryafashije ba Melody ngo indira cubuka ngo nababuda ngo bajojoba amavuta ariko abaraperi bararekura yatungo ntago ndireba nabi wapfura ngita gatungo by the way urabona hariya CR wanjye nawe namaze kumutamikamo CR7 andi inyuma avuga ngo umukada dev buriya yambaye n'akantu kanditseho CR mwijosi nawe avuga ati abantu baba batazi ko ufite nk'umuhungu ungana gutya tu CR uyu niwe uzasubiza Amavubi mu cy'Afurika ntimundebe naberega ndabisobanura iyo Imana ivuze subuhanuza urabwumva urabwemera dore nguyu babwira imyaka ibura rero ngo tusubireyo mba ndekura ubwo rero nawe turi kumwe uyu ni umunsi wanjye sinzi ahubwo impano abakunzi bawe bari bungenere
etse sha ejo bundi sha mugerageze mukada muremere Uyu munsi ndebe ko kabisa. nazabonaho mpera n'ubundi butaha muvugisha se twatangiye dushimira iyo se mwabyitwayemo neza nkamuhamagara aritaba ba Philippe Gatete byagenze neza ariko se waretse nkongera nkavuga nka nimero y'umukada ko umukada wabona bamwohereje akantu hari abantu gutya bagira gutya ukabona sunitsemo keke harya keke buri urayishobora ndarya agatungo kawe agatungo nimero si caho keke umusemburo mu yandi mayeri umusemburo oya nahakuye abantu babiri yenda n'ubwa nyuma mvuge nimero yanjye abandi bazaza bareba ibiganiro byanjye bazavuga ati yenda twamubona gutya ngeho ndacyakomeje umurongo wo kuryama bukeye nshaka amakuru wariho nimero yanjye 078392 nanjye nyine namaze kwitereka wayisubiyemo wamfura ko numva twicaye abani ko numva nanjye ncitse wayisubiyemo wayisubiye 078392 kuri WhatsApp ndiho kuri call amakuru yihutirwa abantu bagiye bampanga ejo bundi bambwiye amakuru ya Godfather ubwo buranyica ninde kuri miriro kuri Godfather Nyarugenge izagendwa n'abayisobanukiwe uriya buriya ntiyigeze aba no mu mana yanjye gezaho Imana ibarinde utayimaramo reka nkureke ndabona mucambuzi nawe ashaka kugukegeta ntago turuhuka Cambuzi ni umuntu wanjye hakurya kuri Oasis TV1 boss wanjye nawe wakomeje kugenda mfasha antereka Jaras nizere ko iyi sura atari murebe nabi boss umubwire ati amaroza ararutana mwakoze cyane asante